se ko wambaye ubusa kakubwira ngo niko nge nahamagawe wahamagawe wambara ubusa none uracyabwambaye ati niko nahamagawe ariko nukubeshya ntabwo yari yahamagarwa kuko niba yarahamagawe iyo umuntu ahamagawe atinya icyaha yewe nahamagawe n'inyimeruka ko nazasigara mu isi kandi iyi si izasigaramo n'abasambanyi n'abajura n'abahesi n'ababishi n'abakora ibidakwiriye abaciranirwa bose bazasigara muri iyi si kuko warahamagawe utinya icyaha komeza utinye icyaha niba yarahamagawe utinya kwambara ubusa komeza utinye kwambara ubusa niba yarahamagawe utinya imirimo mibi komeza uyitinye niba yarahamagawe utinya ibidakwiriye komeza ubitinye ntabwo ijuru ari urusengero insengero z'iwacu cyangwa se z'iwanyu mujyamo uko mwishakiye ntabwo ariko ijuru rimeze ntabwo ijuru ari izi cano twirirwa tubwirizaho umuntu wese aza akabwirizaho ibyo yishakiye akavuga n'abasambanyi baragenda bagasambana bakavuga ati mana mbabarire sindwara sida mbabarire ntibantere inda urugero nk'urubyiruko mana mbabarire ntibantere inda kandi none surumva atize Kristo ko yakagombye kumukumira iyo nda ko yakarane bugisha mwimbaraga kandi ntabwo ari umuntu wese uzabujyamo utarizeye Kristo bakora ibyo gukiranuka nta bwami bw'Imana ategereje ubwo n'ubwami bwa Satani azajyamo shobora ko yaramagawe utinya Imana uvuga ngo sinshobora guhanura Imana iravuze itavuze ariko uyu munsi kubera ko abantu bose babigize business kubera ko abantu bose babonye ko ari ubuyobe bwinshi buri harabeshya ngo Imana iravuze kandi itavuze reka tubasuhuze mwebwe abadukurikira mukurikira Umuremyi TV Imana nibaho umugisha turabasabiye kandi Imana ibarinde mwebwe mutuye mu Rwanda mutuye hatandukanye mutuye muri diaspora mu bihugu bitandukanye mwebwe muvuga Ikinyarwanda n'abatacyumva namwe turabashuhuje mukore translate kugira ngo mujye mwumva ibyo tuvuga mwumve iby'umwuka abwira abantu batuye kuri iyi si Imana rero nibaho umugisha mwebwe mwakanze subscribe namwe muteye mwayikanda ni mudutera inkunga mukande subscribe ku Umuremyi TV kugira ngo tujye dusangira iby'Imana yatugeneye muri uyu mwanya rero dufite umukozi w'Imana ntago aribwo bwa mbere tumwakiriye ni umusangwa ku Umuremyi TV kandi ndabizi ko mumuzi muramukunda ngaho ni mwegere telefone zanyu mukurikire ubutumwa bwiza Imana yashatse kubabwira mukozi w'Imana reka tubanze tugusuhuze tukwakire n'abakurikiye Umuremyi TV bakwakire Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe mumeze mute ko wari ubuzeho turashimira Imana iturinze nakuvuga ngo wari ubuzeho nta sinzi naho kuburaho ntabwo nari mbuzeho kuko ndahari nta hantu nigeze njya ahubwo nuko igihe cy'Imana nta wakirwanya wasanga ari cyo gihe Imana ari yagennye mu mwuka se bimeze bite mu mwuka turi amahoro ubugingo bwacu buracyari buzima umubiri se nawe uracyari muzima cyangwa ubugingo bumeze neza n'ubugingo bumeze umubiri ho naho twashinga dushira ariko igifite agaciro n'ubugingo igifite agaciro n'ubugingo ariko umubiri wo nubwo wo uzanabora dayeri cyane kuko hari igihe kimwe tuzava muri uyu mubiri ubugingo bugende hasigara umubiri kandi umubiri uzabura uveho wibagirane ariko umwuka wo uzahoraho ubugingo boraho iteka ryose ariko nabyo bizaterwa nuko wakoreye Imana yego wavuga kuki abantu bavuga ko Imana itabaho nk'umuvuga butumwa bavuga ko Imana itabaho wababwira iki nyine abo bantu bavuga ko Imana itabaho baba bafite ikibazo nyine ni ukubasengera kuko icyo kibazo ni ikibazo cyo mu mutwe wakwibaza ngo abantu bavuga ko Imana itabaho wakwibaza niba ku bwabo baraje kubw'impanuka
cyangwa nubwo byari impanuka uwabazanye kuri iyi si ni bande cyangwa bahumeka gute? nyine niyo mpamvu nkubwiye ngo umuntu wese uvuga ko Imana itabaho aba afite ikibazo cyo mu mutwe. Ubwo mbese niba bahakanye cyangwa na Antikristo asabwa gusengerwa cyane. Nabahakanye kuko ntabwo ari Antikristo. Ariko se njya nibaza ko kandi Kristo bazi ko ariho, ahubwo nubwo bamurwanya ariko barabizi ko ariho. Ubwo rero nabahakanye. Ariko abavuga butumwa ko mutubwira ngo bisaba gusenga, ko tubasengera ntibahinduke, bizagenda gute? Tuzahora dusenga kugeza ryari? Gusenga ntabwo bijya birangira. Nubwo twabona badahinduka, ntabwo ari twebwe tubahindura, ahubwo Imana yonyine niyo igomba kubahindura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko ari nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Igihe Imana yagennye bazakirizwa ntikizarengaho n'umunsi n'umwe ndetse n'amasegonda. Twebwe icyo dusabwa ni ugukomeza kubasabira, ni ugukomeza kubasengera, kandi icyo nzi cyo ni uko Imana izakomeza kubaburiza amahoro mu byaha barimo, bamenye yuko ibyo barimo bibeshye cyane, bazaza igihe cyagenwe n'Uwiteka nikigera. Ku buryo n'indaya yahinduka ukayisengera igahinduka, umusinzi agahinduka. Yego, abo nabo bahinduka, ari izo ndaya, ari abo basinzi uvuga, ari n'abandi bakora imirimo mibi nabo bahinduka. Nta kibazo, Imana ifite imbaraga zo kubahindura. Nta mutima n'umwe Imana idashoboye, nta n'umutima n'umwe wananiye Imana. Ariko mu by'ukuri ko abantu bavuga ngo ibyaha biraryoha, nkawe umukozi w'Imana, nibyo koko ibyo bavuga ngo ibyaha biraryoha cyangwa agakiza niko karyoha? Abantu bavuga ngo ibyaha biraryoha, ngese ntabwo nakwemeranwa nabo ko ibyaha biryoha. Icyambere kimwe cyo ngewe nakuriye mu idini, mu ishuri ry'abana bo ku Cyumweru. Niho nakuriye rero, nta byaha nzi, nta businzi nzi, nta busambanyi, nta biki byose nta na kimwe nzi. Ubwo rero ntabwo ngewe wambwira ngo ibyaha biraryoha nemeranwe nawe. Iyo icyakora uwabikuriye mu gihe kikagera akaza gukizwa agahora na Yesu, niwe wakubwira uko bimeze. Ariko ngewe kubera ko nakomeje kubana n'Imana mu buzima bwanjye bwa buri munsi kugeza uyu munsi wa none, ntabwo navuga ngo kubana n'Imana nibyo bibishye kuruta gukora ibyaha ko aribyo byaba biryoshye. Ahubwo navuga ko kubana n'Imana nibyo biryoha cyane kurusha ibindi bintu byose, kandi n'impamvu mbiha agaciro ko kubana n'Imana aribyo bintu biryoha cyane kurusha ibindi bintu. Uzi kubaho nta mugayo ufite imbere y'Imana, udashobora kumva impuha hirya no hino, ubambe ushobora kumva impuha hirya no hino ntibigutere ubwoba bitewe n'uwo uri kumwe nawe. Uzi uburyo bigushimisha, uzi kubaho nta muntu uragukubita icupa ko wanyweye inzoga cyangwa nta uragufata wasambanye. Uzi kubaho ubuzima bwawe warabuhariye Imana, kandi Imana ituye muri ubwo buzima. Nibyo bintu biryoha cyane. Ariko aba bantu bakora ibyo byaha ashobora kumva impuha hirya no hino agatangira kugira ubwoba, yakumva ngo icyorezo cyaje cyitwa gutya na gutya, wa wundi akagira ubwoba akavuga ati uzi iki cyorezo kizansiga wa Mana we. Akagira ubwoba bw'ibyorezo ari kumva biri kuza, akagira ubwoba bw'intambara hirya no hino ari kumva. Ariko wowe iyo ubana n'Imana neza, ntabwo ugira ubwoba kuko uba ufite uburinzi buruta ubw'abandi bantu biringira. Twebwe tuba twiringiye uburinzi bw'Imana, kandi n'Imana tuba twizeye ko ari igomba kuturinda. Nta bwoba rero tujya tugira, nta bwoba rero bwadutera iby'iminsi n'ibihe, kubera ko Kristo ari muri twebwe. Urugamba ni urwe, ntabwo ari urwacu. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Reka tujye mu kindi cyiciro cyo kumva ijambo Imana yakubwiye, yaguhaye kugira ngo ukibwire abantu. Dusengera Imana twinjire muri uwo mwanya. Murakoze cyane. Murakoze Imana Data wa twese,
Imana muremyi wa byose, ushimwe kandi uhimbazwe ushyirwe hejuru. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose, kuko namaze kumenya ko ntawe muzagisangira. Niyo mpamvu ngushimiye yuko uri umunyacyubahiro kurenza abandi biyita ko ari abanyacyubahiro ariko bari hasi yawe. Niyo mpamvu ngushimiye ko wemeye kunongera kuboneka hano kuri iyi channel kugira ngo tuganire n'abadukurikiye bose ijambo ryawe. Rero rigira umumaro ukomeye mu mitima y'abantu bose baduteza amatwi. Imbaraga z'Imana zabane nabo kugira ngo baryumve basobanukirwe naryo. Urakoze rero mwuka w'Imana abane nanjye ahantu, imbaraga n'amavuta bigaragara ku buzima bwanjye. Umpe imbaraga zo kuvuga ibyo wagennye ndi buvuge. Niyo mpamvu ngusabye ngo umpe ubwenge muri iri jambo ryawe byo gusobanura ibyanditswe byawe. Urakoze rero ko mvise gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye Imana, amen. Amen. Ni karibu. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, cyangwa se n'abavuga ngo dusome Abakorinto ba mbere, ariko nyine ntabwo bibaho nta Abakorinto ba mbere nta n'abakabiri babaho, ahubwo n'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Igice ni icya 7, turasoma umurongo wa 17, dusimbuke dusome umurongo wa 20, dusimbuke dusome na 24. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya 7 umurongo wa 17, turasimbuka na 20, dusome na 24. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo ariko umuntu wese agenze nk'uko umwami wacu yabimugeneye, kandi amere uko yarari, Imana ikimuhamagara, uko ndiko ntegeka mu matorero yose. 20 haranditswe ngo umuntu wese agume uko yarari agihamagarwa. 24 haranditswe ngo bene data, umuntu wese abane n'Imana ameze uko yari ameze agihamagarwa. Amen. Amen. Ayo niyo magambo nshaka kuvugaho nk'uko umwuka wera yasize ku mutima wanjye kugira ngo nyaganirize abantu badukurikiye. Iri jambo dusomye rivuga ngo bene data, umuntu wese agume uko yari ameze, uko yarari agihamagarwa, kandi umuntu wese abane n'Imana ameze uko yari ameze agihamagarwa. Uko niko ntegeka amatorero yose. Ayo magambo yavuzwe n'uyu witwa Pawulo, niwe wandikiye Abakorinto, iri torero ry'i Korinto, ababwira aya magambo. Ntabwo rero ndibuze kuvuga cyane kuri Pawulo uburyo yaje guhura na Yesu ari mu nzira ijya i Damasiko, agiye kurenganya ngo abagore n'abagabo bakoreraga Imana, ariko aza guhura na Yesu. Nibwo yaje kumufata mpiri amubaza ngo Sawuli, Sawuli ndenganiriza iki? Urinde mwami uwo ndenganya? Ijwi rivugira mu ijuru riramubwira ngo ndi Yesu urenganya. Icyo gihe rero Pawulo haje kubaho kuva ku mucyo mwinshi cyane, ariko wa mucyo nubwo wavuye waje kugira ikibazo ku maso ya Pawulo, ngo bituma Pawulo atongera kureba nkuko yarebaga, ngo bituma abantu bari bari kumwe nawe bagenda bamurandasa. Muri uko kumurandata bari batangajwe n'ijwi rivugiye hejuru mu kirere cyangwa mu ijuru rivuga ngo Sawuli, Sawuli ndenganiriza iki? Bakibaza uburyo bumva ijwi ariko batabona urivuga, batabona nyiraryo, nabo birabatangaza. Babonye rero Sawuli nkuko ijambo ry'Imana ritubwira, ahita agira ikibazo cy'amaso, ntiyongera kureba, bahita bagenda bamurandase
kugeza ubwo bamugejeje i Damasiko mu nzu y'umugabo witwa Yuda, niho bamugejeje. Imana ihita isanga uwitwa Ananiya ari mu masengesho, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Iramubwira ngo Ananiya, genda ujye i Damasiko mu nzu y'umugabo witwa Yuda, uzasangayo umugabo witwa Sawuli, umusengere. Numara kumusengera arahita ahumuka, ubu ngubu ari gusenga. Uyu ni umunsi wa kabiri ari gusenga. Rero umurambikeho ibiganza umusengere ahita akira. Ananiya abwira Imana ngo ntabwo byashoboka kongera kureba uwo mugabo witwa Sawuli. Imana iramubaza ngo kubera iki udashobora kujya kumureba? Ananiya abwira Imana ngo uwo mugabo arenganya, atoteza ubwoko bw'Imana, kandi nino yarahageze. Nubwo yatoteje ubwoko bw'Imana hirya no hino, ariko ni Damasiko yarahageze, ni Yerusalemu hose yagendaga atoteza ubwoko bw'Imana. Imana iramubwira ngo Ananiya, genda usengere uyu mugabo witwa Sawuli, kuko namaze kumuhindura igikoresho nitoranirije. Harangije rero hepfo yaho haranditswe ngo genda, ubwo turi ku gice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa. Genda umusengere, nzakwereka uburyo azababazwa. Niko Imana yabwiye Ananiya. Ananiya nawe arahaguruka aragenda ajya gusengera uyu mugabo witwa Sawuli. Arangije ngo atangira kureba, atangira kubona. Nuko Sawuli rero yaje guhura na Yesu. Urumva ntabwo yahita asengerwa cyangwa arambikaho ibiganza yoherezwa mu murimo w'Imana atabanje kwatura ibyo yakoze cyangwa atabanje kwihana. Rero yaje kwihana, nyuma yakira umwami Yesu, nyuma yaho akomeza gusenga Imana, kandi Imana iza kumuha imbaraga. Igice cya 12 umurongo wa 3 byakozwe n'intumwa haravuga ngo ubwo basengaga biyirije ubusa bari mu masengesho, Mwuka Wera arababwira ngo nimugende mundobanurire Barinaba na Sawuli bakora umurimo bahamagariye gukora. Ngo barangije ngo barambika ibiganza barabasengera, ngo nuko batangiye n'umurimo w'Imana. Rero Sawuli yaje guhindurirwa izina yitwa Pawulo. Amaze rero kwitwa Pawulo yakomeje n'umurimo w'Imana wivuga butumwa. Igihe cyaje kugera rero yandika inzandiko 13. Izi nzandiko 13 Pawulo yanditse harimo n'uru rw'Abakorinto nanditse bambe mvuzeho aya magambo Pawulo yavuze. Ariyo mpamvu Pawulo nubwo yakomeje gukora umurimo w'Imana, nubwo Pawulo yakomeje kuvuga ubutumwa bwiza hirya no hino mu mpande zitandukanye, ariko yarazi ko Imana yamuhamagaye imukuye mu byaha, imukuye mu ngeso mbi. Amaze kubimenya rero amenya yuko mu Bakorinto nabo hari abantu batangiye kujya bamenyera umurimo w'Imana, hari abantu batangiye gukorera Imana ariko bakabivangavanga. Pawulo rero aza kugira agahinda gakomeye, abona ko ibyo bakora atari byiza. Yibaza ngo mbese aba bantu ko bari mu murimo w'Imana, mbese aba bantu ko bahamagariwe gukorera Imana bakaba batangiye kugenda bigura intege, bakaba batangiye gusubira inyuma, bakaba batangiye kumenyera ibyo Imana yari yarababujije, bakaba batangiye kumenyera umurimo w'Imana. Ibyiza ntabwo ari uko nabagira inama nkababwira ngo ibi bintu bakora ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu rero yanditse arababwira ngo bene data, umuntu wese abane n'Imana ameze uko yari ameze agihamagarwa. Pawulo aravuga ngo uko niko ndegeka amatorero yose ko bose bagomba kubana n'Imana uko bari bameze bagihamagarwa. Rero niyo mpamvu ro muri iki gihe turi mu gihe gikomeye cyane. Njya numva abantu benshi bavuga ngo wamubwira ngo ibi nibi ukora ko ari ikosa, yarangiza akakubwira ngo niko nahamagawe. Nkareba nkabyibazaho nkituriza nkavuga ati sawa,
kandi ntabwo ari ko ijambo ry'Imana rivuga warakubwira ngo niko nahamagawe. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese agume uko yahamagawe, ahubwo riravuze ngo umuntu wese agume uko yari ameze agihamagarwa. Ntabwo rivuze ngo umuntu wese agume uko yahamagawe, ahubwo agume uko yari ameze agihamagarwa. Rero hari igihe umuntu avuga ngo yarahamagawe ariko mu by'ukuri wareba niba yarahamagawe bikagucanga. None se ibyo yakoraga n'ubundi aracyabikora? Yari mu ngeso mbi, hari ibyo yakoraga bidakwiriye, ariko n'uyu munsi wa none iyo umurebye usanga akibikora. None se ubwo umuntu yarahamagawe? Bamubwiye ngo mbese ko wambaye ubusa, akakubwira ngo niko njye nahamagawe. Wahamagawe wambara ubusa none uracyabwambaye? Ati niko nahamagawe, ariko ni ukubeshya, ntabwo yari yahamagarwa. Kuko niba yarahamagawe, iyo umuntu ahamagawe atinya icyaha n'igisa n'ikibi icyo ari cyo cyose. Iyo umuntu ari Imana imuhamagaye imukuye mu byaha, ivuze ngo ngewe wowe runaka ndaguhamagaye, nkwereje gukora umurimo wanjye, nguhamagariye uyu murimo w'uburirimbyi, w'ubudiyakoni, w'ubupasiteri, w'ubushumba, umurimo wose Imana iguhamagariye, uba ugomba kuwitondera ukagira atansiyo muri uwo murimo Imana iguhamagaye. Ariko bamwe na bamwe igihe kiraza kikagera akabivangavanga, wamubaza ngo kuki ukora ibi n'ibi, kandi uwitwa ko uri umuririmbyi, kandi ikindi witwa ko uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, yarangiza akakubwira ngo uko niko nahamagawe, ariko ni ukubeshyera Imana, ntabwo wari wahamagarwa. Kuko iyo umuntu yahamagawe n'Imana ariyo imuhamagaye imukuye mu byaha, yiga uwo muntu uko agomba kubana n'Imana. Iyo rero utiga uburyo ugomba kubana n'Imana, ukabana n'Imana uvangavanga, rimwe na rimwe ukambara ubusa, rimwe na rimwe ugasinda, rimwe na rimwe ugasambana, ukabeshya, ugaheheta, rimwe na rimwe ukaba umutinganyi, rimwe na rimwe ugatuburira abantu, ntabwo urahamagarwa. Kuko iyo umuntu yahamagawe atinya igisa n'ikibi icyo ari cyo cyose, kandi ari Imana yamuhamagaye arayitinya, akavuga ngo ntabwo nakora ibi ngibi kandi ndi kumwe n'Imana, ntabwo nakora ibi ngibi kuko Imana itabyemera. Rero umuntu nakabeshe ngo yarahamagawe, kuko ibyo yakoraga kera akiri mu biyobe, akiri mu mirimo ya Satani, akiri mu ngeso mbi, n'uyu munsi aracyabikora, uwo muntu ntabwo arahamagarwa, ahubwo agomba gufata icyemezo agasubira ku isoko, akabaza Imana niba koko ariyo yamuhamagaye, niba atarahamagawe n'ibindi, n'ibyo areba, n'ibyo abona, cyangwa niba atarahamagawe n'umuntu, akamenya ngo ese ni Imana yampamagaye cyangwa siyo. Iyo rero Imana iguhamagaye ikwigisha uburyo ugomba kubana nayo. Iyo Imana iguhamagaye uratinya, ubutinya imperuka ibihe byose. Iyo Imana iguhamagaye ikubwira yuko nubwo iguhamagariye umurimo wayo, ko ugomba gusa n'ijambo rya Kristo, ko nubwo iguhamagariye umurimo wayo, ko ugomba kugitinya icyaha n'igisa n'ikibi icyo ari cyo cyose. Ariko rimwe na rimwe abantu barabivangavanga bakabeshya ngo niko bahamagawe, ariko ntabwo uwo muntu umeze gutyo yari yahamagarwa. Ntabwo umuntu umeze gutyo Imana iramuhamagara, kuko iyo umuntu yahamagawe, nanjye ubivuga ndabizi, nanjye Imana yarampamagaye, ariko nubwo yampamagaye nge nahamagawe ntinya imperuka. Icyo gihe umuntu waje kubwiriza ijambo ry'Imana yaratubwiye ngo icyo gihe ubwami bw'Imana nibusohora, umuntu azasiga se na nyina, umugabo n'umugore bazaba bari kumwe, umwe azajyana undi asigare, abantu babiri bazaba bari hejuru y'inzu, umwe azajyana undi asigare, bazaba bari ku rusyo rumwe, umwe azajyana undi asigare. Ngira ubwoba rero bwo kuvuga ngo kugira nzasigare mu isi, reka mfate icyemezo cyo gukorera Imana, reka mfate icyemezo cyo kureka ibyaha. Urumva ngewe nahamagawe n'imperuka ko nazasigara mu isi, kandi iyi si izasigaramo n'abasambanyi, n'abajura, n'abahesi, n'ababeshyi, n'abakora ibidakwiriye, abakiranirwa bose bazasigara muri iyi si. Niba bazayisigaramo bayibemo ibihe byose,
kuko njye natinyaga yuko imperuka izansohoreraho. Niba unafashe icyemezo uravuga ngo reka nkore uyu murimo w'Imana, reka nkorere Imana, ntinya icyaha n'igisa n'ikibi icyo ari cyo cyose kugira ngo ntazasigara mu isi. Ngira agahinda gakomeye, ndavuga ngo byaba bimaze iki sigaye mu isi kandi ndirimba kandi nsenga kandi mvuga ijambo ry'Imana kandi nsengera hirya no hino mu misozi itandukanye cyangwa mu nsengero zitandukanye mvuga ubutumwa bwiza hirya no hino, ariko nsigaye mu isi byaba bimariye iki? Rero nangira kugira ubwoba bwo kugira ngo ntazasigara mu isi, kandi n'uyu munsi wa none ndacyatinya imperuka. N'uyu munsi wa none ndacyatinya ko ntazasigara mu isi. Bigatuma mbwira Imana ngo impe imbaraga z'Umwuka Wera zo gukora ibikwiriye, zo gukora ibishimwa n'Imana, zo kubwira Imana ngo inkomereze amaboko yanjye kugira ngo niza kureba itorero izasange nanjye ndi maso, narayizeye narayimenye. Apana ibintu byo kugendera mu kigare. Twarahamagawe turabakozi b'Imana, turabavuga butumwa, kandi wakwitegereza ibyo bakora ugasanga bahabanye n'ibyo bakora, kuko ibyo bavuga n'ibyo bakora birahabanye cyane. Ijambo ry'Imana avuga ngo kuko imitima yabo imba kure cyane, kandi bakavuga ko bahamagawe ariko ukaba utamugira inama, kukubwira ngo ngewe itorero nsengeramo ibi n'ibi nkora, barabinyemerera. Ngira agahinda gakomeye iyo umuntu umubwiye ngo nafata icyemezo areka ibyaha, afata icyemezo akizwe, akakubwira ngo idini nsengeramo iri ngibi nkora, idini nsengeramo rirabinyemerera. Numva rero ko abantu bafite ikibazo gikomeye cyane. Niyo umuntu akora ibintu bidakwiriye agatangira kuvuga ngo idini mbamo rirabinyemerera, abo nabo bari mu buyobe bukomeye cyane. Igifite umumaro kurusha ibindi bintu byose nuko bakagombye kujya bavuga ngo ijambo ry'Imana rirabinyemerera. N'amadini abantu bitwaza ngo iri dini mbamo rirabinyemerera, bafite ishyano rikomeye cyane. Nibataba amaso bazarimbuka, nibataba amaso bazasigara mu isi. Kandi n'agahinda gakomeye kuba umuntu asigara mu isi yarahagaze ku ruhimbi akabwiriza, akaririmba, agahanura, akavuga ubutumwa bwiza, ariko akazasigara mu isi. Birababaje, ariko abantu bagendera mu kigare ngo amadini basengeramo arabibemerera ibyo bakora byose. Ntabwo bari bahamagarwa. Niko Pawulo yavuze, aravuga ngo bene data, umuntu wese nabane n'Imana uko yari ameze ajyamagarwa. Niba koko warahamagawe utinya icyaha, komeza utinye icyaha. Niba warahamagawe utinya kwambara ubusa, komeza utinye kwambara ubusa. Niba warahamagawe utinya imirimo mibi, komeza uyitinye. Niba warahamagawe utinya ibidakwiriye, komeza ubitinye, kugira ngo Yesu naza guhemba azaguha ubugingo bw'iteka. Ariko wabwira umuntu ko bitemewe, ko bihabanye n'ijambo ry'Imana, ugasanga ibyo akubwira ntabwo ari byiza, ugasanga ibyo akubwira n'ubuyobe bukomeye cyane buri mu madini. Abantu bameze nk'aho ari business bibereyemo, atari no kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, ahubwo ari ukugira ngo business zabo zirusheho kunguka. Bakaba badashobora kubwiza abantu ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakaba badashobora kubwira abantu ko bagomba kureka ibyaha, ko bagomba kuva mu mirimo mibi ya kamere, mu ngeso mbi, mu mirimo mibi ya Satani, bakava mu buretwa Satani bakoresha, bakareka icyaha n'igisa n'ikibi icyo ari cyo cyose. Ariko barangiza bakagendera mu kigare, tuzajya mu ijuru, tuzajya mu ijuru, tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Kandi ntabwo ijuru ari isoko, ntabwo ijuru ari isoko umuntu ajyamo uko yishakiye. Ntabwo ijuru ari urusengero, insengero z'iwacu cyangwa se z'iwanyu mujyamo uko mwishakiye. Ntabwo ariko ijuru rimeze. Ntabwo ijuru ari izi cano twirirwa tubwirizaho, umuntu wese aza akabwirizaho ibyo yishakiye, akavuga ibyo yishakiye bitewe n'ibyo ashaka, adashaka ku bwami bw'Imana bwaguka, ari bimeze nk'aho ari business baba bibereyemo. Ntabwo ari ku ijuru rimeze. Ntabwo ari ukuza guhagarara hano ku ntuza kuri cano ukavuga ngo nzajya mu ijuru, ari ku ijuru ritakugaragaraho ukora imirimo mibi yo gukiranirwa gusa. Nyamara nubwo abantu babyitiranye, bakagombye kuba maso, bagafata icyemezo, bakavuga ngo ijuru ntabwo ari isoko tujyamo, ijuru ntabwo ari ibyo tureba gutya, ijuru rizajya
umuntu wese wejejwe, wakijijwe, waretse icyaha n'igisano icyo ari cyo cyose. hari igihe njya numva abantu batwigisha cyangwa se bigisha hirya no hino ku maradiyo atandukanye, bakavuga ngo ijuru umuntu wese azarijyamo niwizera Kristo. Ariko se kumwizera, rega n'igisambo kiramwizera kuko nacyo kijya kwiba kikavuga ngo Mana mbabarire ntibamfate. N'abasambanye baragenda bagasambana bakavuga ati Mana mbabarire sindwara sida, mbabarire ntibantera inda. Urugero nk'urubyiruko, Mana mbabarire ntibantera inda. Kandi none se urumva atizeye Kristo ko yakagombye kumukumira iyo nda, ko yakagombye kumukumira batamutera icuma agiye kwiba. None se kumwizera bimaze iki udakora ibyo gukiranuka? N'umujura nawe aramwizera, n'abandi baramwizera bose bakavuga ati Kristo ariho ndamwizeye. Ibyo rero ntacyo bimaze mu gihe umuntu adashobora kuvuga ngo niba mwizeye reka nse na Kristo, niba mwizeye reka ndeke ingeso mbi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana Pawulo yabwiye Abakorinto, abagira inama arababwira ngo niba mw'Abakorinto mwe mwarahamagawe mukaba mwararetse ingeso mbi, mukaba mwaravuye mu byaha, nimubane n'Imana uko mwari mumeze mugihamagarwa. Niba warahamagawe utinya igisani kibi cyose, bana neza n'Imana ukora ibyo gukiranuka. Heragira agahinda gakomeye k'aba Bakorinto bahagararaga mu murimo w'Imana bakavuga ngo twarahamagawe, twaratoranijwe, Imana yaraduhamagaye, Imana yaduhaye agakiza, Imana yadukuye mu byaha, ariko badasa n'ibyo bavuga. Pawulo rero agira agahinda gakomeye, yibaza niba aba bantu bari kujya mu bwami bwo mu ijuru, yibaza niba aba bantu ubuzima bwabo buzarangira hano mu isi. Ariko bagira inama arababwira ngo nimubane neza n'Imana mumeze uko mwari mukiri kera mugihamagarwa. Niba warahamagawe nayo ugatinya icyaha, komeza ubane n'Imana. Niba warahamagawe nayo ukavuga ngo ndahamagawe nkuwe mu byaha, uyu munsi ufate icyemezo uvuge ngo niba koko naravuye mu byaha ndasa na Kristo, niba koko naravuye mu byaha ndasa n'ijambo ry'Imana, niba koko naravuye mu byaha bikaba bigaragara ko nabivuye. Ese ibyo nakoraga uyu munsi kiri mu bubata bwa Satani, kiri mu buyobe, uyu munsi ntabwo nkibikora. Ariko ntabwo ari Pawulo uri kuvuga, ni njyewe wari uje kubwira abantu ngo umuntu wese abane n'Imana ameze uko yari ameze agihamagarwa. Nanjye kubabwira ngo umuntu wese udukurikiye n'uzadukurikira wese akomeza abane n'Imana atinya icyaha n'igisano icyo ari cyo cyose, akomeza abane n'Imana amenya ngo iyi si nubwo tuyirimo ni igihe gitoya, akomeza abane n'Imana amenya ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamwo imbaraga, kandi ntabwo ari umuntu wese uzabujyamo utarizeye Kristo ngo akore ibyo gukiranuka. Nta bwami bw'Imana ategereje, ubwo ni ubwami bwa Satani azajyamo. Niyo mpamvu rero wowe utwumva, niyo mpamvu rero wowe muririmbyi, wowe munyamasengesho, wowe muvugabutumwa, wowe mupasiteri, wowe mudiyakoni, wowe mudiyakonikazi, wowe bishop, wowe apotre, wowe runaka, wowe ufite icyo uri cyo, uko wahamagawe niko kimeze. Cyangwa igihe cyaje kugera mutangira kubwira Abakristo, murababwira ngo erega turi muri viziyo, turi muri digital, ntabwo tukiri muri analogue. Agakiza ntabwo kabamo ibyo ngibyo, nta gakiza ka digital kabaho, nta n'agakiza ka analogue kabaho. Kubera ko agakiza uko kabaga kameze kera kose n'uyu munsi niko kagomba kumera. Uko umuntu yahamagawe kera n'uyu munsi niko abantu bagihamagarwa. Ese niba twaramagawe kera cyangwa waramagawe kera ariko ukaba ugeze mu gihe gikomeye ngo turi muri viziyo, ukaba utangiye gukora ibidakwiriye, ngo bwari ubujiji, bwari ubuyobe, ukaba utangiye kuvuga ngo turi muri digitale, ako ntabwo ari agakiza ahubwo ni pirate. Ntukabeshye ngo ufite agakiza, ahubwo jya umenya ngo ufite Satani. Wowe ufite Satani, ntabwo Yesu arakuyobora. Agakiza ntabwo gahinduka ibihe byose, waba uri umunyarwanda, waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, uri we wese, igihugu cyose urimo,
agakiza ntigahinduka, agakiza ni kamwe ku isi hose. Naho kubeshya ngo ngewe ngo idini nsengeramo ibi n'ibi barabinyemerera, ngo ngewe ngo iri dini ngo bemera ko ibi ngibi bikorwa, ni ukubeshya. Bameze nka rya jambo Yesu yigeze avuga riri muri Matayo. Reka mpasome Matayo igice cya 24. Reka mpasome ijambo Yesu yigeze abwira abafarisayo. Niko bameze abantu bo muri ibi bihe. Matayo 23. Ndahabonye haravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ariko iyo ahindutse mutuma abaruta inkubwe ebyiri ku mwana w'igihenomo. Rero nubwo abantu bitwaza ngo amatorero amadini basengeramo warabibemerera ibyo bakora, ni ukubeshya. Niba nabibemerera Yesu aravuze ngo abo ngabo n'abafarisayo, niba yavuze ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo muzabona ishyano rikomeye, kuko muzererezwa mu misozi no mu nyanja hirya no hino gushakisha abantu kugira ngo bemere idini yanyu. Iyo bemeye idini yanyu n'agahinda gakomeye ngo baba inkubwe ebyiri, umwana wo kurimbuka, umwana w'igihenomo. Bimaze iki guhamagarira abantu ngo iri dini ryacu rimeze gutya na gutya, ariko n'ubundi Yesu yabareba akagira agahinda akavuga ngo aba ngaba n'abana bo kurimbuka, ahubwo abantu bakaba inkubwe ebyiri ku bana ba gihenomo bo kurimbuka. Byaba bimaze iki? Ariko Yesu arabagira inama babwira ngo mwirinde kugendera mu ngeso z'abanditsi n'abafarisayo, kuko nubwo bazerera hirya no hino bari kubakundisha amadini yabo, batababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, batababwira kwezwa, batababwira gukizwa, batababwira kureka ingeso mbi, batababwira ko ubwami bw'Imana bwegereje, batababwira yuko Yesu azagaruka kureba itorero, batababwira yuko umukristo wese agomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, batababwira ko umukristo wese agomba kuguma uko yari ameze agihamagarwa, atinya icyaha, atinya ingeso mbi, atinya igitekerezo gipfuye kiva mu mpande zitandukanye. Ibyo bababwira barimo kubabeshya, barimo kubayobya. Kandi nanjye ubibabwira, nanjye ngerageza gukunda ijambo ry'Imana, nkamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu nkwinginga nkubwira ngo wowe udukurikiye reka ibyaha, wowe udukurikiye va mu buyobe, wowe udukurikiye kunda gusoma ijambo ry'Imana, kunda ijambo ry'Imana, ibindi ni ukubeshya. Nukunda ijambo ry'Imana rizakuyobora, nukunda ijambo ry'Imana rizagutegeka, ryarikubwira ibyo ukora, uburyo witwararika mu buzima bwawe, Mwuka Wera umuha agaciro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari ijambo nigeze soma riri muri Bibiliya rivuga uburyo abantu bari batangiye kujya biyemera, bakavuga ngo ngewe ndi wa Polo, abandi bakavuga ngo ngewe ndi wa Kefa, abandi bakavuga ngo ngewe ndi wa Pawulo. Ariko Pawulo aza kugira agahinda gakomeye, arababwira ngo mwabagaragu babimwe, mwambatamwe, abo ni abagaragu batumye mwizera. Kuki mugomba kwirema mu bice gutyo? Umwe akavuga ngo ngiye nsengera kwa runaka, undi akavuga ngo nanjye nsengera kwa runaka, undi akavuga ngo ngiye nsengera kwa ba runaka. Buri wese akagomeza kurata hasengera, ariko ari imbata z'ibibuze, badashobora gukora ibikwiriye, ariko badashobora guha agaciro ijambo ry'Imana. Pawulo yagira agahinda arababwira ngo abo ni abagaragu batumye mwizera. Arababwira ngo kuko Imana izazana umurimo w'umuntu wese mu manza, waba usengera kwa ba runaka, usengera hose, Imana izazana umurimo w'umuntu wese mu manza. Ntabwo izakubaza ngo wowe Jean Marie kubera ko uri umukristo muri ADPR ni wenyine ngomba kubaza. Aho usengera hose, amadini ntaje kurondora hano, musengeramo yose. Ijambo ry'Imana mu Bakorino ba mbere riravuga ngo kuko Imana izazana umurimo w'umuntu wese mu manza. Imana izazana umurimo w'umuntu wese mu manza. Ubimenye, ubwirize, uhanure, uririmbe.
ibyo ukora byose menya ngo Imana izazana umurimo w'umuntu wese mu rubanza. Bavuga ngo ngiye nsengera kwa Apolo, bavuga ngo ngiye nsengera kwa Paulo, bavuga ngo ngiye nsengera kwa Kefa, aho usengera hose menya ngo Imana izazana umurimo w'umuntu wese mu manza. Kandi igihishwe cyose ari ibyiza ari n'ibibi byose Imana izabishyira ku mugaragaro, byose bizamenyekana, buri wese abimenye ko Imana ifite gahunda yo kuzana umurimo wose mu rubanza. Ndibona kubwira ngo umuko wahamagawe, umuko wari umeze ugihamagarwa, ureke kubeshya ngo niba waramagawe uri umusambanyi uragumeza usambane, niba waramagawe ukora ibyaha uragumeza ubikore, niba waramagawe utinya icyaha komeza utinya icyaha. Ese koko niba waramagawe uko wahamagawe uyu munsi niko bikimeze? Ushobora kuba waramagawe utinya Imana, uvuga ngo sinshobora guhanura, Imana iravuze itavuze. Ariko uyu munsi kubera ko abantu bose babigize business, kubera ko abantu bose babonye ko ariho ubuyobe bwinshi buri, harabeshya ngo Imana iravuze kandi itavuze. Kandi mbere uyu muntu yaratinyaga Imana akavuga ngo sinshobora kuvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Oya, ibyo yahamagawe uko yahamagawe yarabizi ko ntawe uvuga ngo Imana iravuze itavuze. Ariko muri iki gihe dusohoyemo kubera indonke abantu bakeneye, kubera indamu abantu bashaka muri uyu murimo w'Imana, rimwe na rimwe Imana ikungubura besha ngo Imana iravuze, ikoze ibi n'ibi kandi ari ukuyibeshyera. Iguhaye visa, iguhaye etaje, iguhaye amafaranga, igukijije kanseri, igukijije ibi n'ibi. Erega nubwo umuntu ataguhanurira wakagombye gusenga ukiranuka, iyo kanseri Imana ikayikiza, iyo malariya Imana ikayikiza, iyo diyabete ikayikiza, iyo pararize, uburwayi bwari bwo bwose warwara Imana ifite imbaraga zo kugukiza bitewe n'uburyo wakijijwe Kristo akaba ari muri wowe, uko nta ndwara n'imwe Kristo adakiza, nta ndwara n'imwe Kristo adashoboye. Ariko abantu barimo kuvangavanga ibijyanye n'umurimo w'Imana, uko abantu batinyaga Imana ibihe bya mbere siko bikimeze, barayimenyereye, basigaye badatinya gukora ibyaha, basigaye barayimenyereye. Ariko iherezo rya byose riri bugufi, Yesu ari hafi kuza guhanganwa n'abantu bameze batyo. Icyo nakubwira ni uko ugomba gufata icyemezo cyo kwezwa ugakizwa, ugakomeza gutinya icyaha n'igisani icyo cyose, maze Yesu yaza kukureba, yaza kureba itorero agasanga nta mugayo ukuriho, agasanga uri maso, uri inyangamugayo, uri icyitegererezo cy'imirimo myiza y'abizera. Ariko uyu munsi wa none ndakubwira ngo uyu Yesu wapfuye akazuka, komeza umwizere umwiringire. Mu maraso ya Yesu harimo imbaraga zikiza, harimo imbaraga zirema ibitariho bikaba zitabara zihindura ibyanze guhinduka. Mwizere umwiringire, azagukorera ibikomeye ibyo utatekerezaga. Ariko nukomeza kubivangavanga ukora ibyaha n'ubundi uzakomeza gutagangara. Ariko inama nakugira kubwo uyu munsi wa none nuko wakagombye kuva mu byaha ukareka ingeso mbi, ibyo bintu byanyu witwaza ngo ngewe ndi umukristo wo kwa Apolo, ngewe ndi umukristo wo kwa Paulo, ngewe ndi umukristo wo kwa Kefa. Paulo yarababwiye ngo n'abagaragu batumye mwizera, mwe kureka kwizera Kristo ahubwo mwizera abantu. Mureke ubuyobe, mumenye ngo Yesu niwe ngomba kwizera. Mureke ubuyobe bwabyo bababwira Apolo ibiki byose bakefa byose byo kubayobya, munakavuga ngo ngewe uyu n'uyu n'uwaho. Ntabwo ari byiza, ahubwo ujye uvuga ngo ngewe ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Reka ndekera ahangaha ntaza kurambirana. Numvaga ari aya magambo umwuka wera yari yashyize ku mutima wanjye ngo nyabwire abantu badukurikiye, mbabwire ngo umuntu wese abane n'Imana ameze uko yari ameze agihamagarwa. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo uko niko ntegeka amatorero yose. N'amatorero yose, niba uzi ko hari itorero usengeramo, niba uzi ko hari idini usengeramo,
Imana irakubwira ngo gomeza ubane n'Imana neza uko wari umeze ugihamagarwa. Naho kugomeza kubeshyera ayo madini murimo niba bayobya ibyo birabareba, ahubwo mumenye ukuri ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, reka dusenge Imana. Numvaga nshaka kubwira ngo wowe wayobye ongera ugaruke, nshaka kubwira ngo wowe wasubiye inyuma Yesu ateze ibiganza akubwira ngo garuka, nshaka kubwira ngo wowe ugendera mu kigale, wowe umeze nk'aba bafarisayo n'abanditsi Yesu yavuze ko bazabona ishyano, bazererezwa mu misozi no mu nyanja hirya no hino gushakisha abantu ngo bemere amadini yabo, kuko ngo niyo bemere amadini yabo barushaho kuba inkubwe ebyiri, abana b'igihenomu, abana bo kurimuka. Ariko kundi ijambo ry'Imana, kundi ukuri ku ijambo ry'Imana, va mu buyobe Yesu aragutegereje, va mu buyobe Yesu akwitayeho, va mu buyobe kugira ngo ukizwe ufate icyemezo. Yesu naza kureba itorero azasange uri maso, bana n'Imana, umeze uko wari umeze ugihamagarwa, kandi wikondere umenye ngo mbese koko uko namagawe muri ibi bihe niko nkimeze, uko nanuraga ninyi Imana niko bikimeze, uko nabwirizaga ninyi cyane niko bikimeze, uko nabwirizaga, uko nayoboraga abantu niko bikimeze, cyangwa nabuye bundi ni kubajyana bo. Ariko uyu mugoro aya masaha uyu munsi wa none fata icyemezo ubane neza n'Imana uko wari umeze ugihamagarwa, ndetse niba utari wakizwa kandi ufata icyemezo cyo gukizwa. Murakoze cyane, Imana iduhane umugisha twese hamwe. Murakoze cyane, murakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ni guha umugisha, kandi ndumva buri muntu wese araza kumva ubutumwa akaza kuva mu byaha, kuko niko Imana ibishaka. Imana rero umugisha turagusabiye, namwe mwadukurikiye, Imana nibaho umugisha, kandi mukomeze kudukandira subscribe kugira ngo tujye tuganira, tujye tubana muri iri jambo ry'Imana. Tubasabiye umugisha, abarwayi bakire mu izina rya Yesu Kristo, kandi numva iri jambo nawe urakira. Reka tugusabe rero utubwire nimero zawe kugira ngo abazagukenera wenda bazabe bakubona mu gihe gitoya, mu gihe cyoroshye. Nimero nkoresha 078 454 45 18. Dusengera Imana. Urakoze Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, nirigira umusaruro ukomeye hirya no hino ku isi mu mpande enye z'isi, kandi abera bose barushaho gukora ibyo gukiranuka, kandi abazatwumva bose mu mpande zitandukanye bumve ngo abera barabatashya, bakomeze kuba maso, bakomeze kuba inyangamugayo, bakomeze gukora ibikwiriye. Imbaraga n'amavuta biganze ku buzima bwabo bose, turabasengeye, kandi ijambo ryawe rigira umusaruro ukomeye hirya no hino mu mpande zitandukanye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye Imana, amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza twese hamwe. Namwe mwadukurikiye umugoroba mwiza, Imana ibarinde. Amen. Amen.